Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Mwongeye kwirirwa mwe mwese mukomeje gukurikirana televiziyo za Buganza TV, nakagaruka uyu munsi nkuko dusanzwe tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino, yaba muri politiki, mu rubyiruko ndetse no mu myidagaduro. Uyu munsi rero tukaba dufite umutumirwa nkuko mumubona kuri kamera za Buganza TV, tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'imitangire ya serivisi mu rubyiruko ndetse no mu bigo by'urubyiruko. Ikiganiro cyacu rero nkuko dusanzwe tukibabwira cyangwa se tukibagezaho ni ikiganiro cyitwa ubibona ute. Ese wowe ubibona ute? Ese wowe mu rubyiruko ubibona ute? Mu kiganiro tugiye kugezwaho n'umutumirwa wacu, muraza kuduha ibitekerezo kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye. Ikaze mu kiganiro, uratangira unibwira abadukurikiranye kuri Buganza TV. Rakoze kutwakira muri studio za Buganza TV. Amazina nitwa Anatole Nkusi, ndi umuhuzabikorwa w'ibigo by'urubyiruko mu karere. Kuba mwaduhisemo nk'abatumirwa nabyo turabibashimira, kandi gahunda nkuko muvuga zitangwa mu bigo by'urubyiruko, serivisi zitangwa, iyo umuntu abigenzuye neza abona ari byikorere. Yego, ibyikorere kuko byinshi nimwe mu bikora. Ibindi abajene bamaze kumenya ikoranabuhanga, bajya kuri channel nk'izi ngizi mukora bakamenya amakuru. yego, ngo serivisi mu rubyiruko n'ibyikorere ntabwo kiri ya yindi yo kwirwa abantu batonze umurongo, ikoranabuhanga ryarabyoroheje. yego. Ese mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu mitangire myiza ya serivisi mu bigo by'urubyiruko bihagaze bite? Ese mu karere ka Rwamagana ibigo by'urubyiruko bihari bingana bite? Rakoze, ibigo by'urubyiruko dufite biri mu byiciro bibiri. Hari ibigo by'abafatanyabikorwa bafatanya na leta, ariko hari n'ibigo bya leta bifashwa, byashyizweho na leta. Yego. Hari n'amashami arimo kuvuka. Ayo mashami azaba nayo ahuriweho hagati ya leta n'abafatanyabikorwa, cyane abafatanyabikorwa bazaza mu buryo bwa management, ariko ibikorwa remezo biba ari ibya leta. Yego. Mu mibare rero, tugiye mu mibare, ngira ngo mu kanya nababwiraga ngo mwirinde kumbaza ibintu by'imibare, kuko imibare abantu benshi ntabwo tujya tuba friendly nayo, ariko kukubwira umubare w'ibigo byo ndumva ndi bimenye. Ni ibigo bitatu bya leta, kimwe kiri kitazigurwa Umurenge wa Muhazi. Yego. Ahandi ni ahangaha Umurenge naho wa Muhazi, Akagari ka Nyarusange. Ikindi kigo kikaba Ifumbwe, mu Murenge wa Fumbwe. Ibyo ni byo bigo bitatu leta yashyiriyeho urubyiruko rutuye mu karere ka Rwamagana. Ariko hari n'ibigo by'abafatanyabikorwa. Dufite ikigo cyubatswe na Croix Rouge giherereye mu Murenge wa Munyiginya. Ugeze hariya neza kuri sitasiyo kwa Karangara, kase mu kuboko kw'ibumoso ujya i Kigali. Yego. Ni mu ntambwe nka 200 uvuye ku muhanda. Gifasha abaturage urubyiruko n'abaturage ba Gishari, Munyiginya na Mwurire, kuko kirimo hagati. Ikindi ni ikigo cyubatswe ku bufatanye n'umufatanyabikorwa cyitwa RIP, giherereye mu Murenge wa Musha, mu Kagari k'Akabare. Harimo serivisi za library, serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga, ubudozi n'indi myuga, ariko hanaboneka imikino n'imyidagaduro. Bafite n'ikipe nziza y'umupira w'amaguru. Yego. Ndumva ibyo nibyo bigo by'abafatanyabikorwa batwubakiye. Ubwo ku mubare rusange tugeze ku bigo 5. Ya mashami rero matoya nayo azunganira ibyo bigo, gafasha urubyiruko
aho leta irimo gufatanya n'abafatanyabikorwa igatanga ibikorwa remezo, abafatanyabikorwa bagakora management. Aho tuzasanga ikigo kirimo gushyirwa umurenge wa Nzige, kizafasha Nzige, Karenge, Gahengeri igice kimwe cya Rubona. Tukagira irindi shami turimo gushyira irutonde mu Bwiza, mu kagari ka Bwiza, yego, ahari hazwi nka Sefuje. yego, Sefuje ngira ngo wakuze uyumva ahantu bigiraga imyuga, ariko ubu naho uburyo bw'imyidagaduro turimo turabwubaka. Abana bato bakigishwa amateka, bakigishwa aho igihugu cyavuye, aho kigeze n'aho kigana. Muri make turimo turategura abana kuba abaturage beza b'ejo hazaza, yego, bazira ibibi byose byangiza ikiremwa muntu, tububaka mu ntekerezo no mu buzima busanzwe bw'umubiri. yego. Nyuma yaho hari undi mufatanyabikorwa turimo kwegera uzadushyirira ishami Munyaga mu mudugudu wa Kamamana mu kagari ka Kaduha. Nawe turimo turamutegura kandi twabonye yishimiye gukorana n'urubyiruko. Twamaze gushinga amatorero ashingiye ku muco, twabahaye imipira yo gukina. Ubwo nyuma y'uko dufatanyije nabo, urebye n'uruhare rw'amadini ho, kuko na Kiliziya Gatolika hari iradufasha cyane. Wafata iryo dini rindi naryo turimo tuganira naryo rizafasha urubyiruko kuhashyira ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kiliziya yo yaduhaye ibibuga by'imyidagaduro, turabona imipira, gutera inkunga imishinga no kuyitangaho ubujyanama naho barimo barabikora. Uruhare rw'amadini n'amatorero narwo turimo turagenda turubona, iyo bunganira na PSF tubona hari icyo birimo nabyo gutanga. Yego. Ndabashimira rero kuba ibyo mubibajije, kuko hari umuntu uri mu murenge X utazi ngo ahangaha turahateganyiriza iki. Ariko buriya na Karenge, igice cya Karenge Muyumbu nacyo kiratekerezwa nk'igice kirimo kwaguka kiba umujyi. Yego. Aho ntabwo dutegura kuhashyira amashami mato. Turakora ubuvugizi, turasaba abayobozi bacu kandi barabyumva ko ho hazajya ibigo binini bifasha abantu ba Nyakariro, Muyumbu, hari hose harimo gutera imbere, ibyo bibazo bigakemuka, byaba ibibazo by'abangavu baterwa inda, ibibazo by'ibiyobyabwenge, ibibazo by'abakeneye kuzamura impano bakabura ababafasha. Ngira ngo hari n'uwo mwakiriye avuye mu Muyumbu ejo bundi. Yego. Executive, aho umuntu agera imbere executive akamubwira ngo ariko mfite indirimbo. Executive ntagira mixeri, ntagira mikoro, ntagira iki, ariko nyine kuko ari umuyobozi baramutura ibyo bibazo. Yego. Nawe rero ati nimugane ku kigo cy'urubyiruko cya Rwamagana. Umwana agategesha hafi 2,000 aje hano, aje kureba uburyo impano ze zazamuka. Yego. Icyo rero twabonye ari challenge ikomeye, kuko Muyumbu, Nyakariro, Karenge, Gahengeri igice kimwe ni ahantu harimo gukura, ndetse harakora cyane. Nsijya Gasambu buriya ikiganiro ejo bundi Rwanda Housing na Minifra barimo bavuga ko ari wo mujyi uzasigara mu karere ka Rwamagana, uzasimbura. Ngira ngo uyu nguyu dufite Kigabiro, kuko uyu nguyu wo uzaba bamaze kuba Kigali byuzuye. Ngo rero ahantu nk'aho ngaho harimo hatera imbere muri urwo rwego, abantu baba bagomba no gutekereza ni iki kizatuma abaturage bahari bahatura bahishimiye, babona serivisi ku buryo bworoshye, kandi bigahera nyine no mu rubyiruko, kuko arizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Nyakubahwa Anatole, nk'uko bigaragara yuko mu gihugu cy'u Rwanda hafi ya hose ubona ko mu karere ka Rwamagana ariho hafite ibigo byinshi. Nkeka ko ariho hari ibigo byinshi. Tugendeye ku mibare dufite y'urubyiruko ruba mu karere ka Rwamagana, ubona ari ibihe bibazo ibigo by'urubyiruko bikomeje gukemura? Urakoze. Ibigo ni byinshi koko mu gihugu, dufite ibigo byinshi. Nitwe karere ka mbere gafite ibigo by'urubyiruko byinshi, ariko uravuga uti harakemuka ibihe bibazo. Ibibazo bya mbere bikemuka
ni ibibazo bijyanye no kubona amakuru urubyiruko rwifuza kandi ku gihe. yego ibikorwa akarere ka Rwamagana rurahererwa amakuru mu bigo by'urubyiruko ku gihe kandi yizewe. Ikindi turabafasha kwihangira imirimo kuko ikibazo challenge dufite ikomeye ni ikibazo cy'ibura ry'akazi, aho tugenda dufatanya n'abafatanyabikorwa mu gushyiraho uburyo bwo kwiga imyuga, cyane cyane muzabona imyuga y'ubudozi, mubone imyuga y'ubukorikori nayo irimo irazamuka. Ibyo rero biranatanga icyizere ko mu myaka iri imbere u Rwanda hari ibyo ruzahagarika gukorera importation ziva hanze y'igihugu, ahubwo tukazamura exportation zishingiye kuri production y'u Rwanda, production y'abanyarwanda, ku musaruro uva ku banyarwanda, bihangira imirimo, bahanga ibishya, aho tuhafitiye icyizere. Ikindi umuntu yanavuga ko duhangana nacyo gikomeye ni ikibazo gifitanye isano n'imyitwarire itaboneye. Mu myitwarire itaboneye ikunze kugaragara harimo ubusambanyi, hakabamo ubujura, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ubwo ubusambanyi bugenda no gutwita inda z'imburagihe, kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni byinshi cyane, ni byinshi. Burya ujya kumezira, ujya gupima impinduka ashingiraho abantu bahereye n'ibibazo byari bihari, noneho akagenda areba ibibazo, imibare yagabanutse gute cyangwa yiyongereye gute. yego Icyo gihe rero ntabwo uyu mwanya twabibona, iyo ni statistique dushobora kubona tutaraha muri studio, ariko muri smart situation room ibigo by'urubyiruko ikorera mu bigo by'urubyiruko, imibare bigaragara mu biro by'umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko, iyo mibare iragaragara kandi iyi irimo iranizewe kuko ni imibare ya vuba, ntabwo ari imibare dushingiraho wenda ya kera, ni imibare ya vuba. Murakoze. urakoze cyane. ngira ngo nkunganiye aho ngaho, nkeka ko hari serivisi nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zitangwa mu bigo by'urubyiruko, aho abajene baza bakiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, bakiga imyuga igiye itandukanye ariko inyuze mu bigo by'urubyiruko, aho usanga abajene imibare myinshi yo mu karere ka Rwamagana barahumutse amaso, bari kwihangira imirimo. Ugasanga nyine ni ibintu biri kuzamuka cyane ukurikije mbere ibigo by'urubyiruko bitaraza. Nibyo, hari icyo tufata nka challenge kandi wenda agiye maze kubona ko atari imbogamizi. Buriya iyo utanga serivisi ku bantu benshi kandi ukabubakira ubushobozi, mu gitondo wabashaka mu karere ukababura, yego ushobora kwibaza ko ari imbogamizi wagize kandi wenda ari n'igisubizo. Ibyo abantu natwe tujya tubigira, nkakubaza ngo ariko abantu bahuguye mu bintu bya film making babahe ko tujya gukora shooting tukabura abantu, kuko abantu bahuguye mu bikorera wenda serivisi z'irembo ko tutabona mu karere ka Rwamagana bahakorera, abantu bahuguye muri fashion ko batahakorera. Ariko igisubizo kiri hamwe. Uyu mujyi wa Rwamagana cyangwa Rwamagana twanagiriwe amahirwe y'uko rwose ugiye guhuzwa ukaba Kigali, utazawutandukanya na Kigali. N'ubusanzwe abaturage bacu niho bibera. Yego, mu gitondo abari hano muri Yego Center saa 3 saa 4, ariko saa 7 ukamusanga arimo yicaye harya bahita guki, aha bakunda gufatira akantu ukinjira, ngira ngo inyuma ya gare y'Iremera ukomeza hirya. Yego, usanga ujya kugera ku Gishushu, ku Gisimenti, usanga rwose umwana mwahoranye imwurire niho yibereye, nimugoroba yiteretse akabyera rihera ku Gisimenti. Ariko nyine nabyo ni byiza, kuko uwageze i Kigali hari ibyaha arahura akabizana n'aha ngaha bikadufasha. Ariko nyine twebwe turi abantu bakorera cyane umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali tuha produit nyinshi cyane. Njya mbona amafilimi Derera bakinamo, njya mbona abakobwa babandi bakera, kugira ngo banyibutse amazina,
hari abakobwa bagiye batandukanye baza bavuye Kigali baje gukina i Rwamagana, hari abava i Rwamagana nabo bakajya gukina i Kigali, nk'abo bita ba Fabrice ngira ngo usigaye ubona ko bakina muri Bamenya, kandi abo bose baba baraciye mu bigo by'urubyiruko cyane. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Nk'uko dukomeje kubagezaho ikiganiro, turi kumwe na Nkusi Anatole, impuzabikorwa w'ibigo by'urubyiruko hano mu karere ka Rwamagana. Ngira ngo nawe uri kudukurikira, ese ubibona ute? Ubona ari iki ibigo by'urubyiruko biri gufasha abana bawe, biri gufasha abandi bajene muturanye muri rusange, ubona bagenda hirya no hino bagaragara? Ngira ngo dusoza rero ikiganiro cyacu, ni ihe nama wagira abakurikiranye Buganza TV, cyane cyane abajene bari mu karere ka Rwamagana bakitinya, bataza amakuru ahagije ku bijyanye na serivisi zitangirwa mu bigo by'urubyiruko? Inama ya mbere umuntu yaha abajene bari mu karere ka Rwamagana cyangwa mu nkengero zako, mu baturanyi bako, ubwo turavuga Ngoma, Kayonza, Gatsibo, Kicukiro, utu turere twegereye akarere ka Rwamagana n'abarimo indani imbere mu karere. Icya mbere ni amakuru. Yego. Icya mbere ni uko bagomba kugira amakuru ku bibagenewe. Yego. Abajene bakunze kukibura kandi ni ingenzi. Nicyo kintu umuntu ashobora kubaho yaba atagifite ntatere imbere, amakuru. Yego. Ikindi bakamenya n'uburyo ayo makuru ameze. Hari amakuru y'ibihuha, hari amakuru amwe mwita ngo n'ay'abamotari, hari amakuru yandi yo ku muhanda. Bajye bagira amakuru mazima yizewe. Icya mbere ni amakuru yizewe rwose, amenya amakuru kandi ayabyaza umusaruro. Yego. Ikindi buriya kiba umuntu yaba anavuga cyane, ni ukundoza imyitwarire, indangagaciro, disipurine. Nicyo kintu umuntu yacyubakiye hatera imbere. Ariko turimo turagira nyinshi, ibibazo byinshi bishingiye kuri iyo myitwarire. Yego. Mu gitondo nakomezaga ndeba, buriya nkunda gukurikirana ibiganiro bivuga ku rubyiruko, ko niyo kariyeri. Yego. Mba niteze ko buri mwanya umukoresha yambaza ngo ariko abangavu batwaye indani bangahe, dufite imibare ingana gute, ese ubona biterwa n'iki, ese twabirwanya dute? Mba mbyizeye ko umunota kundi nshobora guhamagarwa mbibazo. Yego. Ariko ntanabibajijwe, nanjye nk'umuturage, umuturage, umunyarwanda ukunda igihugu, uzi aho kiva n'aho kigera n'aho cyerekeza uhazi, mba ngomba kuba mfite amakuru n'ibimenyetso bifatika ku buryo mbigeza no ku bandi bagatera imbere. Yego. Kimwe rero mu byo nakurikiranaga ku itangazamakuru mu gitondo, babajije umukobwa baramubwira ngo ni iki gituma ingo z'iki gihe zisigaye zisenyuka mu ntangiriro, cyangwa abakobwa kuki mutabona abagabo, ko nabyo bari babidibetingaho, baza ngo abakobwa bavuga ngo babuze abagabo, abasore nabo ngo twabuze abakobwa. Iyo deba yari ikomeye cyane. Sinibuka wenda ngo mbahe referanse muze kurebaho, ariko ubwo nimubyumva gutyo mubifate nk'amakuru nayo. Yego. Umwana w'umukobwa uri mu myaka nka 22 yavuze ikintu numva gifitanye isano koko n'ibibazo twibaza. Yavuze ngo mu rukundo umukobwa n'umuhungu basigaye bajyamo, ntago rukiri urukundo rwa girlfriend, boyfriend. Yego. Ngo ahubwo igisigaye kibaho ngo ni ukubaka ingo online. Kubaka ingo online. Kubaka ingo online. Ngo wabona umukobwa n'umuhungu batakivuga rumwe, ngo ukibwira gusa ngo ni iby'urukundo gusa byarangiye, ngo kumbi bakoze divorce. Mvuga ngo nta divorce yibereye hanze ahangaha, hibereyeho divorce. Ngo hibereyeho divorce. Umunyamakuru yamwegereye aramubaza se kuki uvuze ibyo bintu? Aterega abo bantu mpamvu bavuga ko ari divorce, nta gishya kiri mu rugo bakeneye, nta matsiko barufitiye.
kuko n'ubundi ibyo abantu ba access bagira serivisi zo mu rugo umugore n'umugabo bashobora gukenera naho n'ubundi atizo rwose baba barazikonsomye n'ubundi baba barazikonsomye nta mpamvu baba bagifite nta madivorce aba yigendera yakavuze ako kantu ndakumvamo ariko nkahuza n'akandi nyine akangaka k'abana bamaze kugira imyaka iri munsi ya 22 aho ngaho umwana usanga afite ghetto abamo yego mu gipangu kimwe habamo abakobwa nk'ijana abahungu 100 bose bari independent ariko wajya kunareba ugasanga bafashe iyo independence bataraba macuwa mu kujera iyo independence bakagira independence iri premature ku buryo banayikoresha nabi ibyo nabyo turabibona kuko tugira nyinshi ubona ziba zishingiye ku kintu kimeze nko kutagira amakuru ikintu kimeze nko kutabasha kwifatira imyanzuro ku marangamutima ikintu kimeze gituruka mu burere umuntu yavuga nabwo umuntu ashobora guhabwa ntibubashe kumufasha gusesengura ikibi n'icyiza akaba yarahawe bimwe ndetse uburere bumeze nk'aho ari igitsure gusa ariko budafite inyigisho zindi zishobora guhindura imitekerereze y'umuntu ku buryo yafata icyemezo cyangwa umwanzuro imbere y'ikibazo kandi ntacyo ahungabanije aho naho turacyahabona icyuho mu bindi umuntu yabwira urubyiruko mu gukora cyane iyo umuntu adakora arakora nicyo kizwi gukora kandi umuntu agakora afite intego hawe Peter ndakuzi ngira ngo ntaraza no kuba umukozi wanyu uburyo wakoraga buratwereka ko n'ubu ngubu utatezutse ku mikorere hari benshi mwiganye hariya ku Giporoso narajyaga mbasura ndabazi ariko mu kubitana nyine ukabona itandukano hagati yawe nawe ririmo kuko nubwo yakoraga wenda ariko nta ntego nzima yari afite nta cyerekezo yari afite rero buriya umuntu agira icyerekezo kare mugeze kubona nakira abajene mu gitondo bari baje kwiga ubugeni ku nkunga y'abamanseri b'abagira neza ba Ruhunda yego burya jewe nababwiye ntariko rero mwababyeyi mwe nubwo mwaherekeje aba bana imyaka 16 17 umwana w'umuhungu ntabagiherekezwa ngo umuvane Ruhunda umugeze Inyarusange nabwiye ntibaye ntibingibi no kwica umuntu kuko uyu muntu utabasha kwivanira Ruhunda ngo agere Inyarusange afite imyaka 16 17 yo ko ariyo myaka yo kuba umuntu yamaze kumenya gushakisha ubuzima ntabwo ari imyaka yo guherekezwa nahoze ndeba abantu bakoze ibintu byinshi ku isi babikora hagati y'imyaka nk'iriya kugeza ku myaka 30 aba yamaze kuba igihangange yego iyo nitekereje nsanga hari ubwo njya mvuga ko ngubu aho ngiye singiye kuzaba ikigwari reka dufate urugero urubyiruko rwabohoye igihugu yego rwatangiye kubohora igihugu rwaranabanje kubohora ibindi bihugu bari barimo igihangange yego iyo nitekereje nsanga hari ubwo njya mvuga ko ngubu aho ngiye singiye kuzaba ikigwari reka dufate urugero urubyiruko rwabohoye igihugu rwatangiye kubohora igihugu rwaranabanje kubohora ibindi bihugu bari barimo ngo bivuga ngo batangiye urwo rugamba bari mu myaka iri munsi 16 15 ariho bategura plan yo kubaka u Rwanda umushinga wo kubaka u Rwanda bakawutegura afite imyaka 16 15 bakagera aho bakora ibitangaza nk'ibi ngira ngo nyuma muraho habona Beka Arena
iriya dekarena ikaba yaratangiye gutekerezwa n'umuntu afite imyaka 16, convention center igatekerezwa n'umuntu afite imyaka 16, undi the same age imyaka 16 bamuherekeza kuva Ruhunda kugera Nyarusange. urumva ikinyuranye n'ikinini, harimo ikinyuranye n'ikinini. Icyo dusaba ababyeyi, ababyeyi nibareke cyane ibintu byo gutetesha abantu. Guteta ni byiza, kwereka umwana icyiza, gateta ishima ni byiza, ariko hari ibyo ushobora gukorera umwana amaso ye ntazafunguke, ukibwira ngo wamufashije undi rwose wamugirije wamuremaje wamurangije. Yakora ikosa nk'umucyahe, umwana wanjye sinamubwira ngo rwose nabamuhutaje, amubwiye neza ariko ukamubwiza ukuri umukiza. Umwana wanjye ntabwo namutuma ku muhanda igare ritamugonga, kandi ubwo ni umusore w'imyaka 17, ntiyamutuma ku muhanda igare ritamugonga. Ukabona mama we ayirukankana envelope mu mujyi ajya kugura inyanya asize umugabo nka Peter mu rugo. Bari ikibazo no kuremaza abana ari nabo bakura, ugasanga agize imyaka myinshi ariko atabasha kugira icyo yikorera. Ntacyo yakikorera rwose. Ikintu cya mbere ni ukubaka umuntu, ukamwubaka kare, ukamutegura kare, ukamutetesha ariko ukanamutoza. Gutetesha rwose ndabikunda, ngiye nabikuriyemo nabibayemo, ariko nabyo birenze urugero biramugaza. Bigomba kugira aho bitangirira n'aho bisoreza, bikagenda bihinduka uko umuntu agenda akura, ariko agakura mu gihagararo, mu mitekerereze, muri byose. Soza rero, akarere ka Rwamagana ngira ngo muzi tuba muri gahunda ya human security, kurwanya ibibazo bibangamira ubuzima bw'abaturage, ariko ndibugira ku kantu kitwa igwingira ry'abana. Igwingira ry'abana rigira ingaruka nini ku buzima bw'igihugu n'ubw'abaturage. Hari igihe rero umuntu agwingira mu bitekerezo, ku mubiri ashishe, ukamubona agenda ari bogare rwose, ari inkumi nziza, ariko yaragwingiye mu bitekerezo, atarahawe bwa burere, za nyigisho zimufasha kwirwanaho muri ubuzima bwo hanze. Ukaba wareze igice kimwe, ikindi kikagwingira. Reka rero dushishikariza ababyeyi guca igwingira mu mitekerereze no ku mubiri bigendane. Umwana akure mu gihagararo, ariko no mu bwenge no mu mitekerereze akure. Uwo niwe mwana utanga icyizere ku gihugu, uwo niwe mwana igihugu cyifuza, ushobora gutanga ibisubizo ku bibazo by'igihugu, kuko kuba umuntu w'igitangaza ntabwo bigendana gusa n'imyaka, ahubwo bishobora kugendana n'uburere, ubumenyi n'amahirwe umuntu yashyiriweho akayakoresha neza. Icyo nicyo navuga. Njye rero buriya ndi umuntu wemera, nemera Imana, nemera byose. Hari umutagatifu wavuze akantu keza witwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu. Yaravuze ngo nubwo ndi umwana mutoya, ariko ndifuza kuba umutagatifu. Kumva mu myaka ye mitoya ntiyigaye, ahubwo yumvaga yayikoresha uko iri, akaba iki, akaba umutagatifu, akagera ku rwego nk'urw'abandi bageraho. Teta rero mwakoze kutwakira, urubyiruko rwacu turifuza ko rugera kuri byinshi mu myaka mike, noneho rukazagera ku myaka y'ubukure tubabonamo inararibonye, tubabonamo ijigija mu mitekerereze no mu mikorere. Murakoze cyane Nkusi Anatole. Ngira ngo nawe ushobora kumenya ese bimeze bite, ese ubibona ute hirya no hino mu
mirenge igiye itandukanye yo mu karere ka Rwamagana muba mubibona mute? Ese mubona ibigo by'urubyiruko ukatubwira ni ibiki mwifuza ko babongeramo? Ese ni izihe serivisi mwifuza ko babongereramo mubona zidahagije? Ibyo byose rero icyo twababwira ni uko mwakurikirana Buganza TV mugakora subscribe kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye. mu byo nifuza muri comment, Yego. comment ndifuza ko ifite umurongo umeze gutya. Igihugu cyacu cyatumenyereje kuba accountable mu bintu dukora, kubazwa inshingano. Yego. Comment zanyu nzize rwose ziza zisigiriza zivuga ngo ariko rwose ibintu byanyu ni byiza mukomerezaho mugire gutya. Turifuza comment zirasa ku ntego. Yego. Munagaragaze aho ibintu bitagenda tumenye icyo dukosora. Yego. Ntimuturyarye ngo mutubwire ngo turabakunda turabasengera nimupfa tuzajyana no mu mva tujyane no mu ijuru. Oya, mutubwire ibyo tudakora neza tubikosore. Yego. Muduhe inama n'ibitekerezo byubaka. Aho niho dukeneye kurenza kutubwira ko ijuru riri hafi kandi wenda nta naryo. Murakoze. Murakoze cyane rero, nk'uko twari turi kumwe n'umutumirwa wacu, hari ikiganiro cyiza atugejejeho, kandi nawe uri hirya no hino wagana ibigo by'urubyiruko kugira ngo ubashe kuba byaguteza imbere, kuko amakuru menshi aca mu bigo by'urubyiruko, amakuru menshi aca hirya no hino mu myidagaduro ibera mu bigo by'urubyiruko, ndetse muzi ko hajya habaho na ati Rwanda ubuhanzi nabwo bica mu bigo by'urubyiruko. Rero uri umujene ukwiye kugana ibigo by'urubyiruko. Si ngombwa ngo ube ufite icyo hakorera, ahubwo ushobora kuhatambagira kugira ngo ubashe gusura n'ibihakorerwa. Hari igihe wasanga ari amahirwe yawe ko ubasha kuba wavanamo ikizagutunga ejo hazaza. Reka rero dusubikira ahangaha kugira ngo tuze gukomeza n'izindi gahunda za Buganza TV, tubabwira ngo kuri TikTok, kuri Pimage Promoters hari deba dukatamo kugira ngo tubashe kuba twabisangiza abajene bagiye batandukanye. Reka rero dusoreze ahangaha. Mwari kumwe na P1, umutumirwa wacu yari Nkusi Anatole. Murakoze cyane. Ciao ciao, hasta la vista. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.